Abantu benshi bakunda kwibaza ese mashini yanjye ikoresha internet nyinshi, ni gute mashini yanjye itakoresha internet nyinshi, cyangwa se ni gute nagabanya uburyo mashini yanjye ikoresha internet. Hari abantu bagura megabyte za make noneho akifuza ko iri gukora ibintu byinshi kandi ugasanga mashini iri auto update. Ese wabikora gute? Nzagenda mbere ku buryo ushobora gustopinga mashini yawe kugira ngo itajya internet nyinshi, donc ikonsome ibyo iri gukora, ibyo utari gukora ntibikonsome. So rero tugiye kugenda ndabereka, turaza kujyana muri iyo bita run, urandika ka run bakuzanire, wandikemo rejected gutya, hanyuma ukande enter. Nukanda enter barakuzanira, ukande yes, urahita winjiramo hano. Icyo uri gukora ni iki rero? Iyo bakuzanye hano, kanze nsubira inyuma, hari ibyo nari narakoze. Ujya hano muri local machine ukajyamo, wamara kujya ukajya muri software ukinjira, wamara kujya muri software ukajya muri policy. Umva ko ndagiye muri duration uburyo imeze, ubikurikirane neza utarangaye, kugira ngo ndigihe cyose machine izaba iri gukoresha internet cyangwa ushaka gukoresha nke, ushaka gustopinga ibintu bya updatinga, ibintu biri background learning, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hano uzajya muri soft, numara kujya uzabanza muri local machine, ujye muri soft, ujye muri policy, nujya muri Microsoft, nuva muri Microsoft ujye muri window. Hano muri window ukande window, bazakuzanira hano ite ukora creating a folder, wandike Windows update, wandike Windows, utangiza amagambo matoya, manini urangiza matoya, na hano update. Hanyuma muri folder uze hano. Ni gute bashaka creating a folder? Uraza ukagira gutya ugakanda new key, ubona ko bampaye indi folder. So urumva rero nuko nashaka kubikoresha, reka nyisibe, ariko ntabwo nashaka kuyikoresha. So urumva rero niko ni nayi creatings. So nahangaha ukahita creatinga iki new for gutya key ukahita uyita AU. You click AU bakuzanira hano, ukahita creatinga new, ona bahise bamereza indi, ukahita wandika rename, ukandikamo no auto update. Kuko hano ngiye nabikoze rero ntabwo ndi bwongere kubikora kandi agasiba. So warangiza ukaza ugakanda double click. Hano hari usanga harimo 0 ugashyiramo 1 ugakanda okay, iyo type ya mbere iba irangiye, sibyo? So ukabaka mbere kakaba kararangiye, ukahita ugaruka hano muri search ukandika service bakakuzana aka service. Ni ibintu bitoya. Hano icyo ukora ni iki, uraza ahangaha ukamanuka hasi, hano handitse window updates, mufashe kureba, dore ngiyi wana ngiye nayigize disable, wamugane. No nawe hano urakanda double click, uze hano ukande disable, nurangiza ukande stop, nurangiza ujyana muri recovery, wandike take no action, nurangiza ukande apply, ukande okay, ikibazo kiraba kirangiye. Urumva ko ntabwo bigoye mashini yawe. Ikindi itiba ubuhagaritse gukoresha internet mu bintu byose biraninga, ku buryo iba nta kibazo na kimwe ifite. So rero uyu munsi nako nashaka kubereka ku buryo ushobora kuba wakoresha internet nkeya cyane kandi mu buryo bwihuse. Sawa, Imana ibahe umugisha.